So muri ako kanya Imana yashimye ko nca bugufi for the first time nza ntakamba crawlinga as if ndi umunyorogoto nza mu byanditswe byera. Icyo gihe ndatekereza ko nabisomanaga amarira menshi cyane, amarira menshi. Ntangira kumva urukundo rw'Imana mu buryo buri deep, navuga ngo buryo buri so deep. Nibaza ukuntu yakunda umunyabyaha nkanjye, njyewe Prince wagomeye ubwiza bw'Imana kuri iki kigero. How come yakongera kumpa ku experiencinga this grace yo gusoma ibyanditswe byera nkiyumva njye nanjye nkiyumva mu bantu bacungurwa n'Umwami Imana. Nanjye se kuko ndimo nsanga ndimo kuko ibyaha byanjye byose byarababariwe. Numva sinzacirwaho iteka. Umwuka w'Imana arambwira uti dore ngahariya ku musaraba, rebayo, reba wizere. Reba ku musaraba nagiye kwiririmba reba wizere. Nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, ngaba abari bari kuribwa na za zindi zabaryaga ngo bakayireba, ngo ni nk'uko umwana w'Imana yamanitswe ku giti, natwe turi mu mubare w'abagomba kumureba. Ngo nanjye narebye ku musaraba, ndizera ndakizwa. Ubu ngubu ndi uwera, ndi umuziranenge utagawa, ndi umutahajuru. There is nothing, not even the devil himself can prank me. Ntawankura mu kiganza cy'Imana. Ubu ngubu rero nkaba nkwifuriza inshuti yanjye uri kureba Speak the Truth, ko wakwizera.